no kurira wallahi oya ipore mani mugenzi wanyagiye ariko mani barabure zamani nari umuraperi batemo vases urabizi uko Jay Paul gusimani mwakira ubu nakabaye batemo nyene kabatemo yakakisho mwana yo jambo na muri yemensi mwumvise man tukomeza ibyo tugiye mu cyaka muri kane nibyo ngibyo mbona mushonje okay tubivemo rero bro uyo rero atabantu duhereze karaka nduza kujo utangenga ibyo mbona muri iyi minsi sinzo turajye ibyo turi kubona ni byo dufite gahunda naje ubwaje birabire wego ibyo turabona mbona mufite Babyloni imutse byageze abasaje kudufata cyane aburinze bwadukera tutatera boro urava ngo turi mu nago mwabaye dufite icyuma ngo bereka hano tuje gutobora ya mama mbona namundi mufite manu mbyi ndikuwata amavase nago muri ku manu vase ndago turayije vase yagutunga ni kigali tubireke maniga nibabona uyu munsi mwaye mu Babyloni bake umunsi rero mfite igitekerezo ya ubwibyo man urabona cya ipangu cyo kwa fani kuzaba frat arimo mfite igitekerezo cy'ukuntu twaje kukiba muri tayari mu frat yanga isima ndago ndimo wewe kuzanga bwawe bekesha mama witonde witonde umva rata kwiganda zimeze umva ni yanga turamuniga tumushire mu mugina ahubwo ukuntu bimeze ji kwebo nanjye nago ndi yo man muri kubyumva se turemo neza bulo ahubwo tugenda uretse tubanze ako nugaye hubuke wangu usubutsa ko kisaso ry'umutwe uvuga nimba bari batari umuntu abimenye nyine umwumve ducura umugambi kwanza muri tayari ya mama turakwikiriza we muri tayari wewe kwa pande bakurashe ubwo ngwa bware nibwo nanga nino nagutera ndakibazo ndi tayari bwa nibwo nanga uri chatenya amasasu ndi tayari ndakibazo bare ku ruganda zimeze jama we kuri igipangu imbere harimo umukozi murumva ahubwo ukuntu tugiye kubikora sasa umuntu yanareguruka reka kabone ibyo kurya none urabona kino gipangu cya fande gifite senyenge kandi nakuntu twazurira ahubwo nanone kureba gucurugi ngabona nabyo umukozi yaba yabyumvise yego kaca ugira tukibe muri silence muri kubyumva neza turi kubyumva wese abishire mu mutwe umva rega gahunda kuntu zimeze bangira sharagenda kanyura hubuka baragumena urwo ruhomba bro wowe uragenda ukomanye nyine tumwe umuntu ujye kubasura wowe ujyamo imbere urumva tunga mukanda byumva neza ariko nugira aho ukamana gisabe n'amazi go kuba bro nibona ni hakoreza wenza mureze inzaga ya gase yajyayo iyi ni inzaga yaga nago yajyayo ariwe mwereza wowe uri Carmen sasubira mu cyaro ko iki uyu mugi nabwo umujyi bisaba mwana guteka umutwe kandi ukaba Carmen nawe zanye ubugoryi ukazana ubuzanga ewana urapfa urumva ubwo ro kumvugana zimeze uragenda ukomange umukozi azakingure ugenda umusuhuze ubwati nanjye kubasura ko ndabizi ufanda ashobora kuba ari mu kibara ariko aya masaha baryamye urumva uragenda umuganiza umukozi mujijishe natwe ngamaji tukata kwa gifungura mureta kwaje ari acinjira mu nzage kuyaza ari makantu kakagira kagiye inyuma nurabujijije umukozi ubwo natwe turata twinjira ko nago arabakinze arahasiga hakinguwe tugera cyuri Karemani twagiye tugenda we aburuka kandi mwese muri seri ngo twagera kase wa gicucu iki gicucu twagiye mana What time is it? shop what Yeah, mama. Yeah. Yeah. What time is it? Yeah, mama.
ku muryango Ni abantu baje gutambuka. nyine kazi manze mbarebe bose ndabantu bumvisha Ntawe wese umuntu ashano ni yakumanga. yenda hari binimba ari wowe ujuje ari ikibazo se Bose arahari. bose ndaho hari njye uri mu rugo nje nyine Namabuje no kuvago yagiye. guca ni njye uri hano nje nyine ni njye uhagaze hano nuse wari kugenzwa n'umuhono Anje kumuganire. ntawe uriyo Ikibazo rero ubwo ndanamutegereza. haba ariyo rero ubwo ushaka waba wigendeye Ndamutegereza. ntabyo kumutegereza hano hafite akazi zana agakozi kanje ugende hano ndabinduka Ndaza kumureba yaje nyine tundaga. genda nose ubundi bose yarakubwiye bakeneye abantu benshi twajwe ngaho genda simbona uri kurenga iriya ndonagenda utari wava no kunywera amazi gusa Semaniga sanze bimeze bite wangu Ibintu bimeze neza. Bosi nawe n'amadamu nawe ugiye kuba koko rafunga hari inzanga cyambaye ibyenda bimeze ukuntu zimfashe wallahi ni imbwa yibereye aho ngaho ni inzanga wowe genda umujijishe genda umujijishe natwe ubwo twaje umugambi tugiye twamamaje guterura ibyo turaterura ubwira uramuganira iri guteka igikoma cyicaye mu gikoni ngenda wicare genda wowe ubonye bigiye kuba yirabu ahita ntabwo turabona mugira umuzigo vuba ifoga wowe ugenda nani kora akazi sha umva rero ugiye gushyira imbere wa ikindi kigenda imbere ikindi kigenda imbere ndagukeka twagiye agakunya iyo iyo sivuga ariko amagambo nyavuba se nibaga
Cara hasi wa mukata telefone fani. Kilo telefone. Wowe kujya he? Igumana. Ndayiguhaye igumana. Twagize abashitsi. Igumana ndayiguhaye. Kanyera sirama. Afande. Wanyimuye. Oya fani. Mushaka kunyimwa? Oya fani. Umunsi wo gupfa, umunsi wo gupfa. Si wowe wabisohoye. Fani mbere ni wabisohoye. Umunsi wo gupfa. Mushaka kunyimwa? Icara hasi. Nyina fani nyereka mubwire sibyo. Mwanyimuye. Reka musobanurire. Nyine mwanyimuye. Reka musobanurire. Unsobanurire ibiki? Sisi kibagezano. Bose kanzarinde n'abashitsi. Akunda isubagisohoye. Aba nabashitsi wadage. Bagezano gute? Ndi kugira ngo nabashitsi bose. Cyose no byo bidafana. Wowe uburetse gato yashaka. Fani. Wowe kuzobanurira. Wowe kuzobanurira. Njyewe narinde umuntu w'Imana. Shawe imbere zatataje kubireza umuntu w'Imana mbwira nzobanurira. Bagezano gute? Bano bamwe mutuje kwibo kwa Fani ngo abagaye ibintu byinshi. Ukumbi mwaje kunye. Muje muri kurasa nakumena umutwe muri kweba. Nakumena umutwe. Ndagushira isaso muri ako kanwa. Batuza nano. Tabatuza kutuza kwibani wawe. Bakoheje. Banyoheje. Bakoheje. Nukunyosha. Namatera ya mashini ganisha. Afande. Bakoheje umuntu w'umugabo baramwosha. Mwakuruke mwa bakaritasi. Afande. Musobanurire. Wona kurasa. Mwese musutamye. Musutamye niko mvuze mu. Bari kugonga muje hasi ariko bakuba musutamye waje karitasi. None umusirikare fande. Mujye mbere hano musutamye. None umusirikare. Yo fande. Simwe mwaje kunyi basi uvugira ngo bose ndaje ramba amafaranga yanje. Imbere. Musutamye. Ai. Fande. Mborero zutiboye. Yo ya mama re. Batugambaniye babahungu. Nubibona sa ziradage man. None ibintu bitubaye. Nyine wikaruma kwagereka kuri Babylon man. Mvuru no kurira wallahi. Yago ibintu bibaho. Uya ipore man. Ikomagagera. Webana. Mugenzi wanyagiye he? Aratorotse. Irangagera ngenzi yanyigiye he? Aratorotse.
aratorotse bana muvuge aratorotse muvuge n'abantu mwese ndabarasa njyewe ndabica mwamasenzi none nibaga ntabwo wibaga sasa ari kumegera ngo nize vane caca abangaba nje ndibuze kubirasira mwambesha mwambesire mu byo kubarasa n'ubundi bate muri kubere mwambesire muganda watu babane kandi musutami mugenda musutami cyo kubarasa mugiye vafu mwambesire nimbuna yaje mwari muyijyagesha musutami simbuka makete utamukarita simbuka zanguruka icyuma kasi butiza simbuka makete wa mugino mugira vava umuseza kujyanye mwabarezi nubundi rikubona nta n'umumaro mufite simbuka Fani narusha wangu. Ninde wangu ni mugenzi wangu. Je wangu ni mugenzi wangu. Afani ndikubita gace wangu. Ndikuita wangu karita Fani nakufaki wangu. Faki umen. Nubundi ndikushaka ni nawo musi wanyu faki umanida. Faki umanida. hata naburi kwaki Byagenze ute? Faki umanida. Agenze bite mwebwe mwagiye ku buryo urugo barusahura bigeze hano. Aba n'abajura? Ni bagenzi bawe none. Kamwanzerereze. Muhaguruke tugende. Faki wangu jangu bitiye. Muhaguruke tugende aba ni puberi. Muhaguruke se. Ako wangu kubita gace. Buretse udatica abana ariko turi mu rugo. Kandi fani. mabuje tuzabira imbabazi Fani. Buretse tubaruko. Ndikuma kukubwira ngo babivye ibintu. Ibi ni ibisambo. None se no bica bakavuga. Reka abangaba mvitangiye kubajyana. Muhaguruke mwabakarita. Mani waje kubita gace mani. Musimbuka bikeri. Vuba vuba. Wana fani nje nazo. Gimera wowe. Nubwo utakiri mwana. Buretse utabica. Urabona utambuka. Abangaba muretse ngo kantu njye kubajyana bino bisambo n'ubundi misi yabira.